3, 2, 1. Wow. Igishushanyo cyangwa se logo ya Rwanda Women Super League. Welcome to the new face ya Rwanda Women Super League. Igihe abadamu bacu bakina ariko bakina tukagira D1 Championship, D2, D3, ariko uyu munsi kugira ngo tugire branding no mu buryo bwo gutuma umupira wacu w'amaguru ukomeza utera imbere, buri cyiciro twagiye tugishakira izina rimwe special kandi tukayiha logo yayo no kumva ko amakipe arimo gukina ikintu nakuta shampiyona ikomeye. Uyu munsi icyari D1 y'abadamu kirahindutse kigiye kuba Rwanda Women Super League. Iyi ni amakipe 12 ari mu irushanwa uyu munsi bagomba guhatanira igikombe gifite kashe, barabizi ko ibyo twiyemeje, kandi bagahembwa ari amakipe 6 ya mbere. Uyu munsi ibyiciro by'abadamu muri kategori zayo twagiye turiha ubu D2 nayo mumenye ko yahindutse. Murakoze cyane, nawe mbanje kubasuhuza mwese. Nk'uko bivuze, ejo ni umukino wa Super Cup. Navuga yuko ni umukino uzaba ari mwiza cyane. Tuzahura n'ikipe nziza, ikipe ndangarwa nayo ni ikipe nziza cyane, ariko natwe ku giti cyacu turiteguye. By'umwihariko turashaka kudefendinga, wenda umwaka ushize nitwe twatwaye Super Cup, nanone intego ni uko twakongera tukagitwara. Ku ruhande rw'ikipe yacu muri rusange, abakinnyi bameze neza muri rusange, imyiteguro iri kugenda neza, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo igikombe ejo tuzacyegukane. Murakoze cyane. Kandi ikintu navuga nkatwe nk'indahangarwa n'ubwa mbere tugiye gukina Super Cup, rero ntabwo tuje kurebera, turifuza kuza tuje gutwara Super Cup kubera yuko dutwara Peace Cup n'urufunguzo twabonye. Rero turashaka kugaragaza ko na Super Cup twayitwara, bikaba urugendo rwacu rwo gukomeza kuba ekipe nziza no kwandika amateka y'uko bwa mbere dutwaye Super Cup. Rero ku bijyanye na ekipe imeze neza, kwitegura icyumweru twiteguye neza nk'abantu tuje guhangana. Rayon Sports ni ekipe nziza, tuzaba tuzi ko ari ekipe nziza, ariko dushaka kiriya gikombe. Ndabashoje kandi ndabashimiye ku mwanya muhaye. Umukino wa Super Cup dufite ejo, umukino utoroshye, umukino uzaba ukomeye ku mpande zombi, ariko nk'uko wari ubimbajije, indahangarwa turayizi, irimo abakinnyi beza, ariko natwe turi beza ku ruhande rwacu. Ntabwo bizaba byoroshye, ariko tuzi neza yuko tumaze igihe turi kwitegura gahunda yacu. Umwuka umeze neza muri ekipe, abakinnyi twese tumeze neza, turi tayari. Abatoza baduhaye ibyo bari bafite byose, kandi ubuyobozi bwa Rayon Sports bwaratwegereye, byose twari dukeneye twarabibonye. Rero umunsi w'ejo ni uguhatana, tuzabishobora hamwe n'Imana. Murakoze. Ku kibazo cya narimbajijwe byerekeye n'abakinnyi babiri twongeyemo, umwe Matapa uvuye muri Cameroon n'undi Annonciata wavuye i Burundi. Kugeza ubu ngubu ibyangombwa hafi ya byose ibyo twasabwaga twarabikoze. Nkaba nibaza yuko ku kigero cya 95 ubu dutegereje lisansi zigomba kuva muri Ferwafa, ariko hafi ya byose nibaza yuko ejo bari tayari gukina umukino. Ku kindi kibazo cya kabiri narimbajijwe cy'uko ubuyobozi butatwegereye, wenda navuga yuko ari amakuru asa nkaho atatambutse neza, gusa abayobozi ba Rayon Sports baturi hafi cyane, by'umwihariko na mu gitondo ku myitozo twakoze hano ku Mahoro badusuye. Ndibaza no ku mbuga za Rayon Sports zose biriho, ahubwo nabashishikariza kujya munazisura, n'amakuru uriho tuyacisha cyane. Murakoze. Tiro kuri stade, bon, ari ni ikibazo natwe twibaza, namwe mwamfasha kugira ngo tubyumve neza. Iyo wumvishe amakuru y'imikino kuri radiyo zose zikora itangazamakuru ryandika, abantu bakarara amajoro barimo kumva, tuvuge nka Premier League, amakipe
ikipe tutanazi n'aho aturuka n'aho aba ariko basamurazi abakinnyi bose amazina n'igihe yavukiye yavuze ari attentive kubyumva amaradiyo cyangwa kuri televiziyo kuyaho tukibaza se stade habaye iki si ni ikibazo cy'amafaranga ikibazo ni ikibazo cy'imyumvire kumva ko ejo n'ubundi bazagabanya cyangwa bazabigira ubuntu niba natanze bibiri byanjye reka ntegereze tugategereza umunota wa nyuma so ni ikibazo kidafitiye igisubizo ariko it's just an excitement kugira ngo abantu babuki twigeze kuganira n'abantu ba Rwanda Premier League navuga se kuki tutagurisha a seasonal ticket ubukene kutabyumva ni ikibazo kugira ngo abanyamakuru tuzakora ikiganiro kirambuye turebe ukuntu ikibazo ko ari ikibazo cy'ubukene impamvu nibaza ko atari ikibazo cy'ubukene kuko uyu munsi hari abantu bampamagara bashaka kujya kureba igikombe cy'isi wareba match bashaka kureba tike y'amatiku 2,200 y'amadolari bakakubwira ngo mbwira nyazane none niba ushobora gutanga amadolari 1,000 yo kureba World Cup nibaza ko 5,000 cyangwa se 10 cyangwa se wajya muri Skybox ukishyura 100 byamunaniye uri ihurizo n'ikibazo kibanze ariko turashaka ko dukora very good promotion y'abantu kuza kuri stade hari other activation mechanism bitavuze ngo turashaka gutanga ruswa kugira ngo baje kuri stade ariko umuntu aze kuri stade azi ko atagiye kureba umupira gusa ariko ari n'ikindi kintu ahura meantime muri yo leisure social entertainment ibanze ariko hakabamo n'umupira ni urugero ushaka gutanga bifite proposal nawe ukeneye kuganira n'abantu kuko turimo gutegura FIFA series FIFA series mu mateka y'u Rwanda cyangwa se y'amahoro it's a unique product yo kugurisha ubu ku mpamvu zitarenze eshatu icyambere ikipe y'Amavubi yacu izakina n'igihugu gituruka mu mugabane wa Amerika hari umuntu wambwira igihe Amavubi yakina ikipe iva muri Amerika bwa mbere izakina n'ikipe ituruka mu mugabane w'i Burayi no muri Aziya niba muzi amateka y'Amavubi mushakire igihe byabaye nta byabaye rero nuwicara mu rugo ugategereza ko tuzahamagara kwinjira ko rubu uzaba wibeshye cyane kuko the activation mode nuko dushaka kubyibuza bizajya kugera mu mpera z'ukwa kabiri match y'Amavubi yose twamaze gurisha amatike 1,000,000. It's a unique project kandi rero kugira ngo tuze gusanga tugiye gukina n'igihugu cy'u Burayi ariko muze munarebe n'abakinnyi bandi bashaka tugiye kuzamuka mube twishimiye kujya kuri stade the way we are going to organize kuko in partnership na FIFA ni kugira ngo turebe niba abantu bashobora kwita early promotion sindavuga ibiciro tuzashyiraho ariko tuzashyiraho na promotion ni ugura itike imwe ukahabwa indi y'ubuntu yo gutumira mu mushaka but we need that vibe zize kuri stade yego amaradiyo ni meza ntacyo dupfa nayo ariko byibuze turebe impamvu niyo mpamvu yo gushyira igiciro gike mbere ni ukugira ngo byibuze umuntu abategura yama ku 1,000 cyane cyangwa 2,000 kandi nshaka kureba umupira reka nishyure make mbere umunsi umupira uzagera amatiyo azaba yazamutse so ni ikibazo turimo kwibaza atari gusa kuri iyi match zacu uyu munsi ariko ni iki cyatuma byibuze abantu bitabira stade kuko ambiance yo kureba umupira live twese twarabigerageje sinibaza ko ari kimwe no kurebera kuri televiziyo kuri televiziyo hari abantu bazi kucyaza neza barumva umupira kuri radiyo utari no kureba umuntu itangazamakuru mufite ukuntu namwe mu create adrenaline y'abaturage kuzamuka none sinabishobora ariko
murabizi ibyo bakora, igitego akakiyamirira kitaranageramo, umugabo akajya mu bicu yamanuka yakivuyemo ariko so somehow it's a good emotions but tugerageze turebe icyadukundira ku ihurizo namwe ubwanyu can do a debate kwibaza se kuki abantu batajya kuri stade, byadufasha natwe tukabimenya impamvu, tukareba ukuntu twakwativa ikintu cyatuma abantu bajya kuri stade. Uyu munsi kuba dufite infrastructure n'amahoro, biteye isoni kubona hari match nk'izi zikomeye za Super League. Ndabashishikariza kuza no kureba match z'abadamu, hari igihe abantu bari bumva ko baza nimugoroba kureba gusa APR na Rayon. Abadamu bagira umupira mwiza cyane ushobora no gutungura abantu benshi, ukuntu abana b'abakobwa bakina. Ni byiza ko byibuze n'umuntu yumve ko n'ayo mafaranga yishuye agiye kureba imipira ibiri ya Super Cup. So tuzakomeza tubaze impamvu natwe ubwacu ikibazo tudafitiye igisubizo, ariko turifuza ko stade zajya zigendererwa mu gihe hari match, abafana bagahaguruka n'abantu bakatembera ku stade. It's another new way of entertainment. Leta mutubwiye ati amakipe yacu ni fake, niyo mpamvu tutaza tubanze natwe twisunganye tubake amakipe akomeye, ariko ndibaza ko byaba byiza ko n'amakipe yacu dushigikiye abantu babona ko hari ubwitabire bushimishije ku masitade. Thank you for the questions. I'm going to try to remember all of them, as many of them. So for the bad pitches, I think the president talked about the infrastructure committee and the analysis we have done recently with the relicensing regulations. So I'll leave that to you, President, if that's okay. For why we have done this. So the primary reason is to respect the players. So if you ask me why I'm here, it is to show respect to the players. So they have talent, we are aware of it, but they don't have the picture of the branding to succeed. So every success we have, for example, Janine and Zawadi in Tanzania. Janine scored a hat-trick 2 days ago. Zawadi scored 3 goals in a row. I think a match winner and a draw. So they're bringing attention to the league. And they are showing a good name for our national sports, like you asked, and the national agenda for sport business, right? So with that, we need to develop and evolve our commercialization, our branding, because to call a league a first division is not an elite league. It's an amateur idea. So now we're going to try to invest in elite leagues and grassroots performance to go there. In line with the national teams, we have Alice here, who's the coach, assistant coach for the U17 national team. So in March, they're going to play for the World Cup qualifiers. So we need to support them by developing those players who are playing in the first division, like Ikundro, who's eligible. And to do that, we need to be able to broadcast the games, to allow scouts to see, so that we can work with the national agenda around sport business and youth development. So if you ask the PS or the ministry today, they're going to tell you to focus on youth development, U15, U17. But many of our first division players are in that age category. So we need to develop the platforms that they're on. Is that everything? Yeah. Sure? Yeah. Okay. Very good. That is why we change. So thank you, Nikita, for that. Mu kijyanye n'ibikorwa remezo, dufite ikibazo, ariko ni ikibazo kanite cyiza, kuko iyo ureba umubare w'amakipe buri munsi yifuza gukina shampiyona, yaba mu bagabo yaba mu badamu, ukareba umubare w'abana bato, amakademi hirya no hino bashaka gukina, ubona ko umupira w'amaguru witabirwa n'abantu benshi. Icyo twakoze rero ni iki? Twashyizeho n'ubwa mbere bibayeho muri Ferwafa, twashyizeho komisiyo hard work ya infrastructure. Komisiyo ihuriyemo abantu b'ingero zitandukanye,
harimo abashoramari bo mu mupira, harimo abafite ubumenyi mu buryo bwa engineering, harimo abantu bafite ubumenyi mu buryo buri creating a strategy na partnership. Harimo n'abandi bantu bashinzwe kumenya uburyo to attract money, finance. Icyo twifuza amakipe akina mu Rwanda akaba ari menshi kurusha amasitade dufite, ibyo ntabwo mvugira ko ari abagore gusa ariko n'abagabo bafisinga the same problem. Nko kugira n'urugero amakipe 10 muri Rwanda Premier League abarizwa muri Kigali cyangwa mu nkengero za Kigali afite stadium. Nacyo ni ikintu kigayitse, ariko turizera neza ko muri manda twahaye infrastructure committee harimo ibintu nka bitatu. Icya mbere ni ugukora mapping yacu y'ibikorwa remezo bihari byemewe cyangwa se bifite standard ya CAF cyangwa ya FIFA. Icya kabiri ni opportunity y'ahantu hose hashobora gukinirwa cyangwa se hakinirwa ariko hafite infrastructure itajyanye n'igihe. Icya gatatu ni ukureba ahandi hantu hashobora gushyirwamo ibibuga. Icyo tugiye gukora database yacu, ariko iyo database nawe ari database tugenda ngo duhe government se Minisiteri ya Sport tubasabe kutwubakira ibibuga. Dushaka kubikoramo ubushoramari. Imbaraga umuntu ashiramo mu kubaka igorofa mu rugero, tumwereke ko ashobora gushyiramo n'imbaraga mu kubaka ikibuga cya football. Ni gute tugikora cyazo yango ni mukanishi nawe yakibajije byo kugira uruhare rwacu kugira ngo abantu binjire ubuntu bizagenda bigabanuka. So tugiye gufata ibikorwa remezo mu buryo bwa investment, mu buryo bwa partnership yovuga ngo ni leta cyangwa n'abandi bafatanyabikorwa, ariko natwe Ferwafa turebe ukuntu twakora investment muri pitches. Ibibazo dufite kandi ibyo bibazo twayibonera umuti, nuko tutaricara gusa ngo tubitondeke bingana gute. So turizera ko mu mezi nk'atatu ari imbere tuzashyira ahagaragara igishushanyo cya investment dushaka gukora muri infrastructure cyane cyane muri football. Iyo hardware committee ndetse n'abakozi babishinzwe bazakomeza bakore, nabari gukora gusa assessment, ariko ni ukunareba potential partnership, potential private investors, cyane cyane ko twavuze ko dushaka no gukora icyo bita naming rights. Niba ngiye ni umushoramari nifuza ko mu rugero nanze nshaka gukora ikibuga cya Mumena, ndagenda sinye partnership niba ari n'abapadiri cyangwa se n'akarere, ariko shiremo ishoramari mu buryo bw'amafaranga kugira muri ya stade yujuje ibisaba. Icyo gihe abadamu bakinira, D2 yakinira, D1 yakinira, abashaka kwitoza bakinira, ibikorwa remezo bikaba bifite ireme ifatika. Impamvu kandi iyo infrastructure committee twayishizeho ni uko dushaka kureba kure. Iyo mvuga kure ni kure mu myaka 10 iri imbere. N'urugero niba dushaka uyu munsi umwe tuzavuga ati u Rwanda dushaka guhostinga AFCON n'urugero, ntabwo twabitekereza tudatekereza infrastructure. Ni gute izo infrastructure zacu zose dutekereza, maybe nshize AFCON ni hejuru cyane, ariko dushobora gutekereza irushanwa ya U17 ku rwego rwa Afurika, Women League, U20, qualifiers zitandukanye, guhostinga Sekafa nayo turimo kubitekereza mu myaka 3 ikurikirana, ariko byose bikeneye ibibuga. Rero tuzabyivanamo, tuzashaka partnership, tuzashaka abafatanyabikorwa ndetse na leta uko ishoboye nayo tuzayegera tubereke projet za PPP dushobora gukorana kugira ngo infrastructure ziri. Ubwo tuzongera tubatumire kwa 4 cyangwa kwa 5 tubahe ishusho ibyo twifuza gukora
kuko tuzi ko media mucanoringa ibyifuzo byacu mu buryo butandukanye, kandi n'abantu bashobora kubakurikira bakatugana tugafatanya kugira ngo dukore bifite ikibazo ariko binafite n'igisubizo kiri imbere. Ikindi maybe mu bufatanye na FIFA turimo gushyira imbaraga cyane cyane mu mashuri, aho twubaka ama mini pitch afite metero 40 kuri 25. Mwumvise ko mu ikubitiro twari dufite ibibuga 10 birimo kubakwa uyu munsi, ariko perezida wa FIFA yaheruka ino yatwemerera ibindi 20. So turizera ko umupira w'amaguru mu mashuri uzakomeza nawo utera imbere, kuko bo bakenera ibibuga bihambaye cyane, cyo bakeneye gukina nabyo bishize. Turabishimira FIFA n'ubufatanye bakomeza uruhare rwacu kugira ngo abantu bataza ku masitade. Ari ibintu ureba mu buryo bubiri. Nibaza ko muri aya marushanwa yacu ya shampiyona barimo badukwiye abantu bazi nijoro, biragoye. Nk'ejo rwose nushaka utegereze uzabigura, nta muntu uzinjira ubuntu. Ariko mu Mavubi niyo tubikora cyane, hari ishema ry'igihugu cyacu tuba twumva dushaka kugaragaza. Of course iyo abantu bishyuye ubwacu ni byiza, ariko kugira ngo tugaragaze flagship yacu nuko tugira stade yuzuye. So umunyarwanda rero ushobora kumva ko yaza gufana Amavubi kuko bamubwiye ko kwinjira ari ubuntu, tuba tuburamo patriotisme yacu. So ariko icyo tubashishikariza mu gihe kiri imbere bizagenda bigabanyuka, ni ukugira ngo nawe utange inkunga yawe, byibuze ubwiye ati niba ari 1000 cyangwa 2000 banyishuje, kugira ngo ukore national team ize ikine cyangwa se ijye hanze, bisaba amafaranga menshi cyane. Inkunga yawe yonyine ushobora gutanga niyo tike uza kwishura kuri stade. Ariko byabayeho, yego turabyemera ko byabayeho, ariko hari igihe ureba ati ese nkeneye amafaranga kurusha abantu baza gusapotinga national team, kuko national team irenze amatime yose n'umuntu wese ukina waje kapitene hano, kugira ngo dream ya mbere yaba ari gukinira ikipe y'igihugu. So umuntu wese ukina that's a dream. Umukoci wose ukocinga the dream ukuba nshaka kuba coach wa national team. So iyo babikorera rero, uruhare rwacu ntayo mafaranga make ushobora gutanga kuri stade byamuze ubashigike. So turashishikariza rero abitabira bose kuza gutanga inkunga yabo, cyane cyane bareba umupira w'amaguru kuri stade. Cash ya Super League wadamu nayo yarazamuwe, twayikubye 2, icyo kimwe n'abagabo ukurikire ni uruhare rwiza kugira ngo dukomeze tubankuraje abadamu banakina, kandi bumve ko nabo dufite uburyo tubashimira. Haracyari make ugereranije n'ahandi, ariko turifuza ko mu gihe kiri imbere, uko tugenda tugira abaterankunga cyane cyane kuri uyu mukino wa Super Cup, tuzagenda tunazamura ayo mafaranga cyangwa se ibihembo bihabwa abatsinze. I shall speak, welcome tomorrow. Ubwo ninjya kuvuga nta murata kumva inkuru yose ubiteye, kandi ishaka kuba surprise. So ejo muze rwose kuri stade, ariko nabazagira show ndende cyane. So icyo gihe bamwemereye cyangwa se twaganiriye twamuha, ntabwo azaguma aho ngaho, afite izindi activity azajyamo nyinshi, ariko turanamushimira ko mu gutekereza u Rwanda views bafite zirenga ejo bundi ngo zirenga 1,100,000 uteranyije social media platform zose. So it's a good way, kandi uburyo only ushobora gutanga information hanze y'u Rwanda
nuko muri iyo show irebwa na miliyoni zirenga 100 tuze kuri stade, tutaje kuri stade akaza wenyine, natwe ubwacu hari image dushaka gutanga hanze ariko football bakagaza kubona football tuyikunda. Icyo basaba nuko ejo twanza turi benshi, not only for the Aisho speed but also for the game, tugashigikira n'amakipe yacu. Murakoze. So wabajije batujanye niba imikino yose izagica kuri FIFA Plus. So for now arrangement nuko byibuze ku cyumweru tuzadubacishaho imikino 2 kuri FIFA Plus, ariko tukagerageza kugira ngo amakipe yose abashe muri schedule y'ukwezi bwo karangira isohoka abashe kugira sport yo kujya kuri FIFA Plus. So nabo tuzibanda ku makipe amwe, ariko tuzadureba amakipe 2 ashobora kujya kuri FIFA Plus, cyane cyane ko kugira ngo ujye kuri FIFA Plus ni media coverage twikorera locally. So harimo a budget concern for now, ariko tugomba gushiramo imbaraga kugira ngo mu gihe kiri imbere game zose byibuze zikinwa mu cyumweru zari zigaragara, ariko zahera kuri game 2 ku cyumweru. Basponsor ba Super Cup, kugira ngo iyi Super Cup y'ejo izakinwa ejo, sinavuga ko twashoje kuganira mu buryo burambuye n'abasponsor bose, ariko ikubitiro dufite Bralirwa n'ikinyobwa cyabo cya Mitsingi, ariko turacyari mu biganiro ko dushaka gukora contract mu gihe kirekire. Tukagira I&M Bank ya nabo babiri navuga kuri Super Cup bateye intambwe cyane cyane ko natwe ko twabishizemo mu gihe gito, ariko dufite rero abandi benshi bifuza kwitirirwa shampiyona kuko zimwe zitandukana. Turagira umuterankunga wa Super Cup, tugira umuterankunga wa Peace Cup, tugire umuterankunga w'igikombe cy'amahoro ndetse na Rwanda Premier League. Turimo kubashakira n'abandi baterankunga kuko buri cyiciro ndetse n'abadamu nabo nanibagiwe tujya tugira specific partner yitirirwa iyo Super Cup. Amafaranga nangahe kuri twe tubifuza amafaranga menshi kimwe turimo kubatwara to turn a football into a business. Ku isi hose football yabaye ubucuruzi, muri social approach yego ni byiza iyo social approach igeramo, ariko uyu munsi iyo ugiye kureba the best cyangwa se the most followed people in the world usanga n'abakinnyi b'umupira. Rimwe na rimwe yibaza wowe maybe ashobora kuba ari abantu bishimira kugira cyane Cristiano Ronaldo. How many, you can just check even from to Instagram kugira ngo wumve imibare agiye igusaza mu mutwe. Ni kugira ngo bakwereke ukuntu the football has become a business, ariko twebwe ntabwo turabikora business. Very good, 670 million. Umuntu ukurikirana n'abantu 670 miliyoni. Umuntu utashaka gukora nawe partnership ya publicity baba benshi none bagasitinga cost still bamwe barayishura, ariko twebwe uyu munsi turacyashaka aya mafaranga make. The football it's a product tugomba kuha value, kandi iyo value izwe tuyiha. Tuyiha value ntoya abantu bazaza bakubwire ko gutera inkunga miliyoni idahemba n'ikipe ukumva ko waciye. So our aim is really to get outside no kugira ngo Ferwafa bibe mu manana ita company icyo gihe even organization
afite kashi tugaparikire nimuza hano ayo mafaranga babaha bayakure n'inshuro 10 ariko rero we need to make sure ko Ferwafa in the future igomba kuba self sustainable mu buryo bw'ubukungu. So ni nayo mpamvu tugenda dushaka the more sponsors, the more deals zifatika tugomba gukora zakomeza zizamo. So ubu sinakubwira amafaranga kuko n'iri joro ashobora kuzamuka, turacyari muri negotiation, ariko abo ngabo nibo babiri navuga ko bemeye kudufasha muri supa izabejo. Sensibilisation mu buryo bwa PR, social media y'abadamu nibyo iracyari hasi cyane, hari n'abantu batamenya niba bakina tukabona score, ariko hari ibintu tugenda dupromotinga buhoro buhoro, cyane cyane nk'aba best player abadamu b'icyumweru bakamuha nawe cash prize money ari menshi cyane, ariko turibaza ko ni igikorwa twese nk'abanyamakuru dushobora kugiramo uruhare. Hari umunyamakuru umwe udunyohereza cyane update za game z'abadamu, ndamushimira, ubona ko akubwira ko hari interest for the future kugira ngo ekipe y'abadamu nazo zikomeze zizamuke. Ariko nabasabaga namwe muri abanyamakuru karandire bizwi aho bakina baba bazi, byibuze fata umwanya muri radio yanyu wetu uyu munsi ndogeza umupira w'abadamu bishobotse, ntabwo tubategetse, ariko nuko abantu bazagenda bamenya amazina ndetse n'ibyo umupira w'amaguru abadamu bashobora kwigezaho. Amasaha ndabizi aracyagoye, ariko amasaha impamvu ya mbere bidahagije, cyane cyane ko tuba dushaka ko imipira ikinwa n'abadamu nabo banatahe kare. Niyo mpamvu tudashira amamatch y'abadamu masaha akuze, abana n'abakobwa abandi baba bagiye urugo, byibuze tumekinga ashobora ko umupira warangiye kare. Niba ari umuntu utaha ufite transport, nta kibazo cya transport kibaho, byibuze agataha. Bitandukanye n'umwana w'umuhungu yitaye nka saa 4 z'ijoro, umekinga ashobora kwagera, ariko umwana w'umukobwa akenshi niyo mpamvu usanga tubashira amasaha ya kare, byibuze banabashe no gutaha kare. Ariko hari n'icyo kibazo cy'ibikorwa remezo, ntabwo byaba byiza ko tubakinisha saa 6 saa 7 dufite ibikorwa remezo byinshi, bashobora gukina na saa 9 n'abandi bose. Ariko ni ikibazo turimo kureba ukuntu tugenda tugisubira. So Super League abakinnyi basha hano muri Ferwafa, umukinnyi mu gihe yabonye lisansi aba yemerewe gukina, kandi kugira ngo ubone lisansi nuko hari ibintu bikurikira niyo etape ya nyuma. Niba ari transfer y'umukinnyi, tugomba kumenya ko nta kibazo afite aho avuye, akabona kubona lisansi yo gukina. Rero nawe navuga ko abaguze baguze kuko bafite Super Cup. Super Cup ni just one game, ariko hari retour igiye gutangira mu gihe kiri imbere mu kwa kabiri. Kuko biteguye kare kuri twebwe lisansi ibimeze nk'icyangombwa cyo kumwemerera gukora akazi. So ntabwo watanga icyangombwa cyo kumwemerera gukora akazi hanyuma umubwire ati ariko uretse uzabukora nyuma ya Super Cup. Biba bihabanye. Ufite lisansi azakina, iko ni just simple. Kuko n'ubundi lisansi ni y'umwaka, nawe lisansi imwemerera gukina Super Cup gusa, lisansi y'umwaka. Ubwo abazifite zose bazakina. Kureba club licensing yacu nawe ikora akazi keza. Niba yaratanze lisansi ni kuko yakurikije amategeko, umukinnyi azaba yemerewe gukina. Namwe ibyo bibazo twari twabajijwe, kandi so it's the last answer, yeah? Okay. So you asked me about international transfers, right?
transfers, FIFA. So the first thing is the girls have to perform, and the media has to promote them. We can't do any transfers, or we can't hope for transfers if the players are not seen. So the first step, the second step, after them performing and you promoting them, is broadcasting. So the reason we want to do FIFA Plus 2 games a week is because when a scout or an agent calls us and says, do you have these players, do you have the statistics, we have no proof. Last year someone told me they scored 47 goals. Can you prove that to me? So with the scout, we need the highlights of the players, we need the performance on the platforms where scouts are looking at agents, and then the opportunities will come. So your job as media, for example, is to promote Zawadi, and is to promote, for example, the national team captain Pendo. Those are players that performed in the Champions League qualifiers. They performed abroad, and people are interested in them, but our media is not promoting them. So don't ask me to create transfers when you're not helping me, please. No, not only you, but the agent needs some facilitation too, so we can work together. Is that a deal? Yeah. The thing is, I will promote the talents we see in the team. Yes. But those guys from Europe, America, you can connect with them. And they came here and they see you can watch them. I will introduce them after you promote them. Okay. Yeah. The other thing, someone asked about fixtures, about the timing of fixtures. So I believe, Karim, that all fixtures are now 3 p.m. So you have no excuse to miss them anymore. Sure. So, icyo nshaka kurangirizaho mbashimira, hari itangazo riherutse gusohoka mu bufatanye na Visit Rwanda RDB, Minisiteri ya Siporo ndetse na Ferwafa, dushishikariza abifuza kuba abakoci, youth coach. Iyo uvuze youth nabari b'abana bato cyane, uvuze 17, 20, 20. So there is a good opportunity muri project ya Visit Rwanda to get really icyo bita elite youth coach. Dushishikarize nyine Alice bari hano n'abatoza bakubaka. It's a good opportunity kugira ngo yiyandikishe hakiri kare, cyane cyane dufite muri statistique mu byo tumaze kubona hano muri Ferwafa, cyane cyane baratubwira se amakipe yacu nta kigero, ariko hari ikintu kimwe tugomba kwemera, yambwira amakipe meza ni uko ugomba kugira abakoci beza bafite ubumenyi. Si ngombwa ko tudafite abakoci, ariko we need some elite coach. So tuzaba gushyiramo imbaraga kugira ngo dukore promotion. Iyi projet ya Atletico Madrid, iyi projet y'imyaka 2, tuzaba dutraininga abakoci buri mwaka. So turifuza rero ko abanyarwanda bitabacika amafaranga basabye, ibintu byose umuntu atinya gukora ngo hari amafaranga bazansaba, kandi ni program izaba ari hybrid. So gukorerwa ino, the best one can go to also Atletico Madrid in Spain. So dushishikarize, I know the media, you do well your work, you need like a gift for our coaches bakunda gukora development bashobora ku apply. Murakoze. Good afternoon, everyone. I'm going to speak in English. Do you need a translator? Yeah. All right, so first of all, thank you for coming. The media is very important to us, so we appreciate everyone who came today. And thank you for the President for supporting and leading on this initiative, and even wearing the t-shirt today. So we appreciate it. Thank you to the captain who's here. We wish the other captain was here. And thank you to the coaches who are here as well. Yeah, we really appreciate it. And of course, and the production team, we need all of you to work together to make this work. So I'm just going to quickly introduce this brand, and then we're going to open for questions. Is that okay? What do you guys think?
Can we get some feedback first? Yeah. Aravuze ngo yabanza akagira cyangwa se akumva icyo mutekereza nyine ku byo mumaze kugaragarizwa hanyuma akaza gutanga ubusobanuro nyuma. Mushaka ibihe? Abanza asobanura. Does it look okay? Yeah. Yeah? Eric, does it look okay? Yeah? Okay, perfect. So, as you know, the women have a big problem with a lack of visibility and commercialization. It's the reason why many of your bosses don't send you transport to come watch the games. So we need to do our side of the job as well. So it was called the First Division before, now it will be called the Women's Super League to add some attractiveness and to promote the talent that is there. So the logo is blue and orange. Orange because orange is the UN and FIFA color against gender violence. So that is why it's important. And then of course our national team colors as well. So with this new branding and with this new name, we're going to have the Super League broadcasted for the first time by FIFA Plus. And of course we're looking for sponsorships. So please find some, sell them to us, and you'll get a commission. Yeah? So that is all I really need to say. Thank you everyone, and let's work together to promote this league. Umwe wese waje hano mu itangazamakuru ati ndashima umwanya wanyu mwaduhaye, hanyuma yashimiye perezida wa federation kwemera kuza kwifatanya nawe muri kino gikorwa, akanaza yambaye t-shirt iriho ubutumwa cyangwa se iriho Rwanda Women's Super League. Yaje gushimira abatoza bo ku makipe yombi, avuga ko kapiteni w'ikipe y'Indahangarwa atabashije kuboneka, byari kuba byiza ariko ntabwo yabonetse. Anashimira na kapiteni w'ikipe rero ya Rayon Sport, avuga ko football femine cyangwa se sport y'abagore mu Rwanda iri kubura visibility kubera rimwe na rimwe ibintu nk'ibi biri kubura. Ati rimwe na rimwe abayobozi banyu babimanitiki yo kujya gukavaringa imikino y'abagore. Ati ariko nidutangira gutya turizera ko bizagenda biza. Ati rero iyi branding muri kubona igizwe n'amabara yiganjemo abiri, harimo kabara ka orange ni ibara mu by'ukuri rya FIFA, hanyuma higanjemo nyine n'ubururu. Yagiye akoboza kuri byinshi, anavuga ko rero yishimiye buri umwe kuba ari hano